mwongeye kwirirwa bakurikira TV. Turabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro bye bitandukanye. Uno munsi twabateguriye umwigisha bitarugema Patrick kwijambo ry'Imana atwigisha muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19. Turabasaba kugira ngo mukore subscribe, share and comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana. Uno munsi twabazaniye umwigisha uri bubigishe neza ijambo ry'Imana. Don't miss. Yesu ashimwe, turabashimira kuba mujya mudukurikira mu byo tumajije kuganiraho bijyanye n'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri turashima Imana muri uno mugoroba kandi ko twongeye kubona umwanya wo kuganira ijambo ryayo. Ni ijambo rikomeye, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana niryo ritubeshejeho. Turashima Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo dutange ino message. Turasoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Muri uno mugoroba nifuje ko tuganira hejuru y'amagambo avuga kwizera Imana. Kwizera Imana ni ijambo rikomeye kuko ntirishingira ku jisho mu bigaragara, nta nubwo rishingira ku byo twumvisha amatwi, ahubwo rishingira ku cyo Imana irico mu mwana w'umuntu. Kuko kwizera bisaba kumenya. Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya. Buriya ntabwo wakwizera utazi Imana, ntabwo wakwizera Imana utayizi. Niyo mpamvu Bibiliya yahereye ku murongo wa mbere iravuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa, ni ukumenya Imana yo kwiringirwa, ni ukumenya ibyiringirwa, ni ukumenya. Hatariho kumenya nta kwizera kwaba guhari. Kuko niba umubyeyi abwiye umwana ngo ndakuzanira ikintu asohotse agiye ku isoko, umwana mwizera kuko azi umubyeyi we ko amukunda. Ikindi cya kabiri, umubano uri hagati y'umubyeyi n'umwana utuma umutima w'umwana uhamya neza ko icyo umubyeyi we yamubwiye ko ari bumuzanire ari buze kukizana. Urumva abanje kumenya umwana, abanje kumenya umubyeyi. Icya kabiri, yizeye umubano uri hagati ye n'umubyeyi we. Kwizera Imana ni ukubanza kumenya Imana, hanyuma y'uko umajije kumenya Imana ukayizera, kuko wizera icyo uzi, ntabwo wizera icyo utazi. Ariyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ni ukumenya, ni ukubanza kumenya ibyiringirwa udashidikanya, ni ukumenya udashidikanya. Nk'uko umwana adashidikanya ko umubyeyi we azamuzanira icyo kintu yamutumye cyangwa se aza kukimuzanira, ni nako kumenya Imana biduhesha kwizera ku buryo icyo tuyisabye cyose twizera ko Imana ikiduha. Uko ni ukwizera, kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo niko kuduhamiriza ko n'ibitagaragara ko ari ukuri. Ntabwo tuba mu isi y'ibigaragara, ariko ibitagaragara nabyo bibaho. Isi y'ibitagaragara nayo ibaho. Kuko niba tubona umuyaga ugenda, umuyaga ntugira ibara, ntugira ishusho, ntiwawusanga ahantu ngo uba ahantu. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiriho ariko kitagaragara, kidafatika, udashobora guha umuntu mu buzima busanzwe, gisa nkaho kidahari. Rero hari ibitagaragara, ni kwizera. Iyo tumajije kumenya biduhesha kumenya ngo nibyo tutabonesha ijisho ko nabyo bihaba. Uko kumenya Imana niko kuduhesha kumenya kwihari, kuko tumenya Imana mu buryo bwo kwizera. Iyo umajije kwizera
nibwo umenya Imana. Kuko niyo tugiye kwatura turavuga ngo umvane mu gitabo cyo kurimbuka ushire mu gitabo cy'ubugingo. Mana ndakwizeye. Kwaturisha amagambo yacu ni ikintu gikomeye kw'Imana tuyizeye. Nyuma y'uko tumenye, nyuma y'uko dusobanukiwe Imana icyari cyo muri twe, bituma Imana ituzaho. Ubundi ubwenge bwa muntu ntabwo bushobora gusobanura Imana, nta nubwo bwaguhesha cyane kumenya Imana, ariko kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe bituma Imana ituzaho. Iyo itujeho bituma dusobanukirwa ko Imana iriho. Iyo presence y'ubumana kuri twe niyo iduhesha kumenya ko Imana iriho. Iyo itujeho presence yayo iduhamiriza ko iriho, imitima yacu ikayimenya. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko twatuye tuvuye mu byaha byacu, Imana ikatuzaho, isanganira imitima yacu ikayivira umuco wagera mu mutima, intekerezo n'ubwenge bigatahura imbaraga zayo, tukarushaho kuyimenya. Uko niko twumva Imana, uko niko twakira ubuzima bw'ubumana muri twe. Ibyo byose biva ku ibuye fatizo, kuri fondasiyo yo kwizera. Kwizera nabyo ntibipfa kuza bitavuye mu kwemera. Iyo umajije kwemera ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwawe, ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ico gihe Imana ikuzaho ukayizera. Ubwo bumana iyo bukujeho ukarushaho kuyizera, bituma uyimenya. Kwizera rero niko kuduhamiriza ko Imana iriho. Presence y'ijisho mu buryo buri physique ntabwo bugaragaza Imana, nta n'uwakubwira ko yabonye Imana. Ariko mu buryo bwo kwizera dufite ibihamya, dufite amakuru, dufite byinshi, dufite ibimenyetso bitagirwa impaka yuko Imana iriho, Imana ikora, Imana ivuga, Imana ikiza, Imana ibeshaho. Ibyo birahari mu isi y'umwuka. Twinjizwa mu isi y'umwuka no kumenya Imana. Iyo duhawe kwizera tuba twinjiye mu yindi ntambwe yo gusobanukirwa ko ubumana muri twe buhari kandi Imana yacu ihari. Niyo tuyihamagara nk'itwumva. Kwemera no kwizera biduhesha gutunga Imana by'ukuri. Bibiliya ikavuga ngo ntibishoboka ko abatizera bashobora kubona Imana. Iyo utizeye Imana ntushobora kuyibona, ntushobora kuyiringira, nta nubwo ushobora kuyihamagara. n'Imana ntishobora kukwemera kuko utayizeye. Ariko ikimenyetso cyo guca bugufi no kwemera no kwihana biduhesha kwizera, kuyimenya, tukayikiranukira. Kwizera rero niko kuduhesha inzira nzima, niko kuduhagarika mu murongo. Nkunze kubwira abantu ngo kwizera ni irembo ry'agakiza, ni irembo umuntu anyuramo akinjira mu gakiza, ni irembo ry'ubugingo buhoraho, ni inzira ituma tumenya Imana, ni umuyoboro umwe rukumbi uguhagarika mu mwanya Imana igushakaho. Ubundi udahagaze mu mwanya Imana igushakaho biragoye ko wasabana n'Imana, biragoye ko waganira n'Imana. Kwizera niyo ntebe umukristo yicaraho, yarangiza Imana ikamusangaho. Nico canya, niyo presi, niho hantu Imana imukeneye, niho hantu Imana imubariza. Ni ukuyizera. Iyo umuntu yizera Imana, Imana imusanga hahandi, ikahamukiriza, ikahamutungira, ikahamubesherezaho, ikahamwubakira, akazaba umuntu muzima. Bibiliya yavuze ngo nico gituma abakera kugira ngo bagire guhamya kwiza babivanye mu kwizera, babonye imirimo y'Imana kubwo kwizera. Kwizera niko gutuma tugira ibimenyetso, niko gutuma tugwiza ubumana muri twe, tukagira imikorere n'imikoranire, tukagira ubusabane hagati yacu n'Imana.
duhagarare mu kwizera Imana, ntabwo tuzagwa, ntabwo tuzarimbuka, ntabwo tuzacika intege. Kwizera ni umusozi ukomeye, ni icicaro gikomeye, niyo edikota y'ubukirisitu. Uhagarara mu kwizera ukarindira ijwi ry'Imana. Mu kwizera wumva ijwi ry'Imana, mu kwizera uratabarwa, mu kwizera Imana iragusura, mu kwizera Imana iragukiza. Iyo wizeye intebe yo kwizera, ukicara ku ntebe yo kwizera Imana, Imana irahagukiriza. Mpamvu abantu benshi batewe ubwoba n'ibyo babona, ni ukubera ko kwizera kwabo kwarangiye. Benshi bafite ibyo bizereyeho, umuntu arafata imitungo bigatuma yizera Imana, ya mitungo yagenda akavuza induru. Kwizera ntikugira imisego. Kwizera, umusego wo kwizera ni ijambo ry'Imana. Niba hari icyo wavuganye n'Imana, tinda kuri icyo ugifata, ugitunge mu mutima wawe, wisegura ijambo ry'Imana, kuko ari bwo butunzi butagajuka, niyo nkingi ikomeye idatembanwa n'imiraba y'isi. Abisunze ubutunzi ku munsi wa none, muri kino cyorezo hari abatakaje ubutunzi bwabo, ibyiringiro. Abantu bagiye bashira ibyiringiro byabo ku bantu, ku mitungo, ku bintu bitandukanye. Kugeza iyi saha benshi niyo mpamvu bahungabana. Ariko kwizera Imana, gushingira kuko wayimenye, ni nayo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ni ukumenya. Iyo uzi Imana yawe ukomera mu maso, iyo uzi Imana yawe urayizera ugakomera mu byago no mu makuba, urayizera. Bibiliya niyo mpamvu izivuga ngo mu bibi no mu byiza dushima Imana, kuko ntabwo dushima Imana mu byiza. Ibyiza si byo bituma tuyizera, ibyiza, ibirori n'ibindi si byo bituma twizera Imana. Igituma twizera Imana ni ukumenya ijambo ryayo tukarisobanukirwa. Iryo jambo niryo duhagararaho, niyo kingi yacu twiyegamiza. Abantu bareke kwiyegamiza ibindi byose bifatika bigaragara n'abantu. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Umwana w'umuntu iyo apfuye umwiyegamije ugwa kurushaho, ibyiringiro biratakara. Ariko ijambo ry'Imana ryishobora byose, ni ijambo ritazakurwaho, ni ijambo ritazatakaza umwimerere, ni ijambo ritazanyeganyezwa n'isi. Ni nayo mpamvu Bibiliya izivuga ngo ese kwizera isi ikuweho. N'umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ijuru rivuyeho isi ikavaho. Umuririmbyi yaravuze ngo uwizera azabona amasezerano. Kwizera kuduhesha amasezerano n'isi yarangiye. Icyo Imana yatuvuzeho, kwizera gusarura n'ibyo tutari tugenewe. Kwizera iyo uguhagazemo neza, isi igakurwaho, ijuru rikavaho. Uwizera abona icyo Imana yavuze. Kwizera ni intebe idahagaze mu isi, ni intebe idahagaze ku kintu icyo ari cyo cyose. Ni ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana yavuze. Icyo Imana yavuze ni ijambo ryayo. Bakristo bavandimwe, shoje mbabwira ngo kwizera ni ukumenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera, ngo kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo, abazi Imana yabo. Imana tuvuga ni ijambo ry'Imana. Hari ubukene isi ifite kurusha ubundi bukene bwose, ni ukumenya ijambo ry'Imana. Nibwo bukene isi ifite. Urareba abakristo benshi ntibasoma ijambo ry'Imana, ugasanga abashakashatsi ko barasoma ibitabo bitandukanye. Umukristo yasomye ibitabo bitandukanye, aratanga amateka y'ibintu bitandukanye ku isi, ariko ijambo ry'Imana ni umukene. Ariko ubutunzi butagera akagero ni ijambo ry'Imana. Nutunga ijambo ry'Imana uzahagarara ku munara wawe. Umunara wacu, umunara utanyeganyezwa ni ijambo ry'Imana. Mwizere ijambo ry'Imana, nibwo bwugamo, nibwo buhungiro busigayeho. Ibindi byose bizashira, ibizo utekereza bizashira.
niba uri umudamu ugatekereza ibyiringiro byawe ko biri mu mugabo, ni igihe gito, ibindi byose ku isi bizashira. Ariko reka mbabwire bakristo, ikitazakurwaho ni ijambo ry'Imana. Mwitangirira igice cya mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo ni Imana. Iryo jambo nibwo bwihisho bwacu, niyo nkuge twihishemo, kandi kuzageza Kristo Yesu agarutse. Ubuhungiro bwacu ni mu ijambo ry'Imana. Mwizere ijambo ry'Imana, mwizere Imana, muzakira, muzakizwa, muzageza kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira. Abarindiriye mu ijambo ry'Imana ntabwo bazakuka umutima. Abarindiriye mu ijambo ry'Imana ntabwo bazatezuka na gato, kuko Imana irahari, Imana iracyakora. Turusheho kwizera Imana, tuve ku bindi byose. Abizera abami bazakurwaho, abizera amafaranga azashira, abizera ibindi byose bifatika bizakurwaho, ariko abizera ijambo ry'Imana bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Shalom, mukomere mu kwizera, murusheho kwizera Imana. Imana ntabwo Imana yatowe, ntabwo Imana yashizweho n'amatora. Ni Imana nyamana, ni Imana izahoraho iteka ryose. Kubwo kuyizera turakomeye, mu maso yacu harakomeye, kandi ibyiringiro byacu ntibipfa, kubera ko Imana iriho. Tuzageza no mu gihe Yesu Kristo azagarukira, kandi nitunapfa nabwo Bibiliya zivuga ngo ibyiringiro byacu bizadutwikira. Inshuti n'abavandimwe bagusiga kuva, ariko ibyiringiro wapfanye, ibyiringiro byo kumenya Imana, ibyiringiro uheshwa no kumva no kwizera ijambo ry'Imana bizagutwikira kuzageza igihe cy'umuzuko. Ijambo ry'Imana rirakomeye bavandimwe, muryizere kugira ngo mubeho. Nta buzima buri hanze y'ijambo ry'Imana. Hamwe n'ijambo ry'Imana, hamwe no gutunga ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bazi ko batunze ijambo ry'Imana, ariko nta watunga ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Imana riri gutunga, nibwo uzaba muzima. Ariko nutunga ijambo ry'Imana uzaba umukene, uzaba umutindi, uzaba umupagani. Ariko ijambo ry'Imana niri gutunga, rizakubeshaho, kandi imbaraga z'ijambo ry'Imana zizakugaragaraho. Kizwa n'ijambo ry'Imana kubwo kwizera. Imana ibahe umugisha.